Shalom Benedata, bakundwa Benedata muri mwese, Yesu Kristo mubihe byose abamugisha. Uno munsi turi ku cyumweru tariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka 2022 muri Yesu Kristo mubihe byose. Uno munsi tugiye komeza iganiro cyacu uko kuri kwamye, uko kugira ngo dukomeze kwiga ijambo ry'Imana, kwiga uko tugomba kubaho mu mbereho yacu. Amen. Imana rero ibamugisha kandi bagire neza. Kuno munsi mwiza tugiye ku misigano cyacu Yesu Kristo mubihe byose mu cyumweru cya kabiri cy'ukwezi kwa gatatu. Nkuko mubizi muri Yesu Kristo mubihe byose, Benedata dufite intego yo kugira ngo tubashe kumenya, tubashe kwiga, tujye duhugurana icyo tugomba gukora mu buzima tubamo. Nubwo tujya duhurana byinshi, ibintu byinshi bitunaniza imibiri yacu, ibintu byinshi binaniza imitwe yacu, ibintu byinshi binaniza imitima yacu, ariko icyo tugomba kwizera nuko Yesu Kristo uwera w'amahanga ahari kandi yatsinze, yiteguye kudukorera byinshi ibyo tutateganya mu buzima bwacu. Amen, haleluya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kuno munsi rero dufite ijambo tugiye kwiga kuno munsi, ijambo bita mara. Ijambo bita mara ni ijambo rikomeye, ni ijambo rikomeye ahantu ubwoko bw'Imana bwageragerejwe, hitwa mara na magingo n'ubu. Nubwo wajya muri Israeli wahabona ahantu hitwa mara. Nubako Benedata tujya duhura n'ibigeragezo byinshi bitabariza imitima yacu, tukaba nk'abantu bari mara, tuvuga ko bidashoboka. Amen, haleluya. Reka uno munsi tuvuge ijambo ry'Imana, turebe imara. Hari abantu bafite bari mara mu buryo bwinshi butandukanye. Benedata ushaka ko waragiye mara, ushaka ko nageze mara, ariko Yesu Kristo iyo umwizeye ibihe byose akora ibitangaza, akakuvana akakugeza ahandi hantu. Amen, haleluya. Reka rero tudatinze tujye mu magambo. Muzateguye imirongo ibiri yonyine. Tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 15. Tugiye gusoma mu Kuva ibice 15, aho ni mutwe y'avuga ngo indirimbo ya Mose, ibice 5 umurongo waho wa 22. Turi busome tugeze kuri 23 imirongo ibiri. Amen, haleluya. Ijambo n'umutwe w'ijambo rituvuga ngo Imana ikiza amazi y'imara kurura. Amen, haleluya. Nawe mwene data no munsi ikintu cyo kwifuriza ahantu Imana yakije no mazi y'imara akareka kurura, nawe wumve ko ibibazo waciyemo ubegeranye no munsi none mugezi w'imara, ahantu imara, wumve ko Imana igomba kugukiza ibyo bintu bikakira kukururira, ibyo bintu bikakira kugusharirira. Amen, haleluya. Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Reka dusome izina rya Yesu twumve ko avuga hano muri Kuva 15:22-23. Haravuga ngo Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Amen, haleluya. Hano hantu data ubwoko bw'Imana Abisirayeli bimuka Misiri, yo bamaze kwambuka inyanja itukura. Amen. Ijambo yatubwiye ngo bakomeje urugendo bamava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri. Ni hakurya y'inyanja itukura cyangwa se Mer Rouge cyangwa se Red Sea. Ni hakurya muhageze, umuntu ashaka kuhagera yahagira kabona Imana yakora ibikomeye. Noneho ngo bagira bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Icyo gihe bakijya mu amerekezo babuza amazi, bagira inyota irabisha. Benedata bahura n'ibikomeye. Nawe uno munsi nkubwire uno munsi mu buzima tunyuramo, wavuye inyanja itukura, hari inyanja wavuyeho, umaze kuyambuka ugera imbere uhura n'ibikomeye kandi wari uzi ngo bibaye amahoro. Hari ibintu tujya tugera mu Benedata uno munsi tukumva ko ibintu bituje, ariko imbere none tugiye guhura n'ibikomeye, ariko Imana igera ikabigukiza. Niyo mpamvu mutweje kuvuga ngo Imana ikiza amazi y'imara kurura. Nawe mwene data no munsi nagoma nkubwire ahantu imara, wumva ahantu uri mu bibazo bikomeye, ibintu bigutesheje umutwe, ibintu bikwangamiye, wumve ko ari nk'imara. Ubwo bururazi bwayo bw'imara
Imana igiye kuburangiza, Imana iraburangiza bene data. Umve ko Imana yacu igira neza, igomba kuvana imara ikakugeza ahandi hantu. Amina. Noneho ngo bagenda iminsi 3 mu butayu, ngo bageze imara ntibabasha kunywa amazi y'imara. Amina, haleluya. Bano ishuri uhageze urakomeza ugera ahantu imara, ntibabashije ngo kubona ngo kunywa amazi y'aho hantu imara. Urumva mukungu ko yarameze ayo mazi yararuraga cyane. Amina. Ahimara hari amazi arura, amazi ashaririye, amazi ateye ubwoba, ibyo nta muntu ashaka kuba yayanywa. Amina, haleluya. Nawe mwene data no munsi hari ibibazo ugeramo, ukaba nk'umuntu yageze kuri mugezi w'imara, bikanga ukiheba, ariko umve ko Imana uno munsi, wumve ko Imana nuyizera iraje kubigukiza nkuko yakije umukizi w'imara. Amina, haleluya. Noneho ngo icyo gihe nta muntu abaje kuba yabasha kunywa amazi y'imara kubera ukuntu yarashaririye, kubera ko umuntu yararuraga, ntabwo yaragishoboka kuko ntabwo bashaka kunywa amazi asharira bene data. Ibyo ni ibintu bisanzwe uzi kandi tuba kwemera. Niyo mpamvu no munsi mwene data ijambo duhagaze no munsi ni mara. Umve ko ibibazo urimo ari nka mara, wumve ibigerageza unyuramo ni mara, ibintu byose ucamo hirya no hino ni mara, ibintu byose ni mara. Umve ko Kristo Yesu umwami w'amahoro w'ibihe byose aje kugukura imara uno munsi. Amina. Aje gukura imara, aje gukura imara. Umve ko aje kugira umuntu n'imbabazi kandi agukura ahantu byose akabigukiza. Amina. Ngo nicyo gitumye hitwa mara na bugingo n'ubu. Ayi, Imana yacu idufashe, Imana yacu idufashe cyane, Imana yacu idufashe. Aho hantu n'uno munsi bahise mara kubera ahantu hari umugezi ushari ufite amazi asharira. Nawe rero mwene data no munsi umve ko utagomba kubura imara, aho hantu Imana ije gutabara ikagukiza. Reka tugende dusome iri jambo riri muri Yesaya. Ariko tutaragira aho ngaho, hano Imana idufashe cyane. Reka tugende muri Yesaya, turi muri Yesaya hano imbere. Yesaya ibice 53. Iyo tubisomye hano, mirongo 53 ni umutwe ngo bahana urupfu rw'umurago w'Uwiteka. Ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Ngo kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yari asuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro, wamenyereye intimba, yazungurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Nukuri intimba zacu nizo yishizeho. Amen, haleluya. Intimba zacu nizo yishizeho. Amina. Wumve ko nawe no munsi izo ntimba ufite, iyo mibabaro ufite, aho hantu imara uhagaze, aho hantu imara mpagaze. Amina. Aho hantu imara duhagaze twembi muri rusange, umve ko Kristo aje kubidukuraho. Hano murongo wa 4 bavuga ngo nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Amina. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Amen. Imana yacu idufashe, Imana yacu idufashe. Ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6 y'imirongo duhagararaho ahantu cyane hano muri Yesaya 53. Amen. Ngo nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu, imibabaro yawe niyo yishizeho. Ngo twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana. Abantu benshi bafashe Kristo geke bateza ko yakubiswe n'Imana, ariko yarimo aradukubitirwa, yarimo aradutwitangira, yarimo aducungura. Ibihano byose yahawe hari ku bwacu, yaraducunguye. Wumve ko rero uno munsi, amina, niyo mpamvu aje gukura Imana. Ariko murongo wa 5 ngo twese twayobye nk'intama zizimiye,
amen. Twese twabye nk'intama zizimiye bene data, nta wakiranutse. Niyo mpamvu Kristo yabwiye abantu iyo muza kwa mwarakiranutse ukaba mwarabera ngo ntabwo naniriweza. Niyo mpamvu mwene data ntukajye wigaya aho uri, wumve ko ni mara, ariko niwizera Yesu Kristo araje gukize, araje gukiza kuvana imara, araje gukiza kuvana imara. Ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, amina. Twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese, amen. Icyo gihe abantu bose bari mu bintu bibazingiranije, ibintu bibazitiranije, amina, bari mu mibabaro, bari mu gahinda kenshi, bari mu bintu bitandukanye, ariko ngo Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese, amen. Gukiranirwa kwawe, gukiranirwa kwanjye, gukiranirwa kwacu twembi, Imana yagushize kuri Kristo Yesu, umwana wa akunda cyane, kugira twitangire, kugira akora iki? Atuvane hariya hantu imara, atuvane hariya hantu imara mwene data, akuvane hariya hantu imara, avane hariya hantu imara, amina. Natugira tubone ubugingo, turaga ubugingo butazashira. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro, ahabwa icyubahiro. Nukuri ijambo ry'Imana ryedufasha. Nukuvuga hano ku murongo 4 ngo rivugwaho igice kuri ugiye no muri Matayo 8:17, herekeza ku murimo wa Yesu wo gukiza indwara, intimba, indwara zikunze guturika kubaho mu buzima bw'icyaha, noneho zikaba zikomoka ku cyaha cy'inkomoko cyangwa se cya Adamu. Nubwo wareba mu Kuva 1:5-6 wabibona uwakubiswe n'Imana, atewe n'Imana indwara iteye ubwoba, amen. Nibi nabyo wabireba mu Itangiriro 12:17 cyangwa se mu Bami ba 2:15. Abantu n'Imana ivuga cyangwa Abisirayeli by'umwihariko batekereje ko umugaragu ababajwe azira ibyaha bye, amina. Hano abantu batekereje ko Kristo ari kuzira ibyaha bye. Niyo mpamvu abantu baseka, abantu bagira gutava ngo nimugire ngo duhambe Isabato itaratangira, bari bazi ngo ni ibyaha bye, ariko twari macungurirwa, amen. Agahetamishwa cyangwa agacishwa bugufi cyangwa agakandamizwa. Nukuri Imana idufashe, Imana tugire neza. Aho yacumitiwe, ijambo gucumitirwa ushaka kureba no muri Zaburi ya 22:17, Zekariya 12:10, Yohana 19:33. Naho hantu ushaka kubona ibintu bijyanye na Kristo Yesu umwana uko yatugiye. Ibyaha by'abisi byaramuremereye cyane, amina. Ibyaha by'isi byaramuremereye cyane, ibyaha byacu, amen. Ibyo byaramuremereye cyane cyane, adukurisha hari nuko kuvuga ngo turababariwe, amina. Yadukishije n'ijambo ryo kugira ngo turababariwe. Imana idufashe, Imana idufashe. Kuyo batwarayobye, abantu barayobye, amina. Imana tugire neza kandi Imana twiteho, amina. Nukuvuga amushaho gukiranirwa kwacu. Hano Imana ashyizeho gukiranirwa kwa Kristo, amushaho gukiranirwa kwacu twebwe. Ngo twebwe twese, ngo nkuko umutambyi yarambikaga ibiganza kwihene nzima, none hakaba ayikuyeho igicumuro cya Isirayeli, muri icyo kimenyetso agishyize kuri iyo hene, amen. Umve ibyo bintu by'ibitambo byatangwa kera nabize bidukura. Umva ko batanga ibitambo, igitambo cyangwa ibyaha byabava ngo bikuvanyeho, bagatabishira kwitunguzanye, kuntunguranya, kunuma, kubiki ako Kristo azatwitangira. Mwawe ijambo twabwiye ngo ibyaha byikore yakore. Hano ku murongo wa gatanu, twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwa. Ibyo byose, ibyo bintu by'intunguranye, inuma, barinda kuvuga ngo bakuvanye byakabisha mu ibyo bintu bagatanga ibitambo. Ibyo byose Kristo yabiduvanyeho, yabituvanyeho. Mwene data, nagira ngo uhumurize kandi nanjye mpumure kubw'ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Reka wumve ko uno munsi ijambo mara, amen. Ahantu uri hose imara, ahantu uri hose mara, mu bibazo, mu bitekerezo, muri ibyo byose bikugoye, wumve ko ni mara. Wumve ko ari kuno mugezi ushaririye, wumve ko ari no mugezi urura cyane kugira ngo ataje kuhanywera ikintu. Nawe iyo uri mu bibazo mwene data, usanga wihebye nta kintu ushaka kwigeza, ariko wizeye Imana kujya akijije umugezi w'imara, nawe iraje gukize, ikuvana ahantu imara kugira umererwe neza, ube mu buzima budasanzwe, bwamwe bugaza mu bw'ibisubizo. Kandi ijambo riravuga ngo nitugana n'ibisubizo, nitugahita twibekera gusenga Imana, amen, haleluya. Umwami Yesu abaho umugisha.
wumve ko nizo mbaraga nguhaye no munsi tariki 13 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 muri Yesu Kristo ibihe byose ijambo nguhaye no kuva imara ahantu hagushaririye ahantu hakururiye wumve ko Kristo umwami wecu aje kwakuvana kugira kujyane mu byishimo agukize ibyo byose. Umwami Yesu abamugisha kandi akomeza abagire neza. Imana ibiteho muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu w'amahoro. Amen. Jambo rafite no munsi niryo nagira tugane kuno munsi iryo kuva ahantu bita imara. Mwene data tuva imara, Imana ije kudukura imara, ije kudukura ahantu hose turi kugira ngo tubiho neza kandi twishimira uhoraho Imana yacu. Imana ibamugisha kandi komeze ibite wibagire neza. Amen. Shalom, shalom. Ubona ku cyumweru gitaha muri Yesu Kristo ibihe byose mu gihe umwami akituragije akidutije no mu bini akidutije buno buryo tugiye mu mwuka wazima. Tuzongera ku munsi kandi mujye mwibuka gusenga dusengeranira ibihe byose kandi mu gusenga ni guca Israeli ibihe byose kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo usengeye guca Israeli n'abaho ujye ubihererwa mu mugisha. Imana ibahe umugisha kandi komeza ibiteho. Tuzongera mu cyumweru gitaha.